ngira ngo ku munsi w'ejo bimwe mu bintu byaranze igitaramo cya King James ni ukubona uyu Rock Kimomo ari kumwe n'umukunzi we mu gitaramo cya King James. Ibintu mu by'ukuri byatunguye abantu benshi baravuga ati ese Rocky yakomeje kugenda amuduhisha, ariko kuri iyi nshuro twaje kumwibonera mu gitaramo, bari by'umwihariko abantu benshi mwagiye mubona barimo kubyina ndetse n'ibindi bikorwa bigaragaza ko hagati yabo hari urukundo, ndetse hari n'ibindi bintu byinshi byakomeje kugenda birangwa mu gitaramo. Mu by'ukuri ibintu byatumye benshi mu bafana ba Bruce Melody ndetse na The Ben begera hino bagatera agatebe bakavuga bati ese koko turacyashidikanya ko uyu King James ariwe muhanzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. None turi buze kubigarukaho mu by'ukuri, aho bimwe mu byamamare birimo Bruce Melody, Coach Gaël ndetse n'abandi benshi batandukanye bari bitabiriye iki gitaramo mu by'ukuri nk'ikimenyetso cyangwa se nk'ubufasha bwo gushyigikira uyu muhanzi King James, mu by'ukuri umuhanzi ukunzwe kurusha abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye ndetse ngo ikaze wakoze subscribe kuri Shadow TV, ndetse nawe utarayikora ngo usaba gukora subscribe kugira ngo tugende tubana umunsi ku munsi. Ngira ngo iyo bavuze ibirori ni ibintu mu by'ukuri bita bikora ku marangamutima y'abantu benshi, akaba ari nabyo nanone tugiye kugarukaho kuri uyu munsi. Ngira ngo ku munsi w'ejo washize nibyo umuhanzi King James nibwo igitaramo cye cyabaye. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi byagiye bitungura abantu benshi, by'umwihariko mu byagiye bibera mu gitaramo. Abantu benshi bari bakitabiriye cyane ko ari igitaramo yari amaze iminsi itari mike ategura, ndetse ngira ngo mu kwa kane mu kwa gatanu nibwo amatike yari yatangiye gusohoka ndetse akaza no gushira. Mu by'ukuri abafana ba King James bamwe muri bo batabonye amatike. Ngira ngo rero ibintu byinshi byagiye biranga iki gitaramo. Ngira ngo hari inkuru ya Rocky ndetse n'ibindi byamamare byagiye biza mu gitaramo, mu by'ukuri turi buze kwibandaho. Gusa nanone inkuru ya Rocky yo ni akasamutwe kuri iyi nshuro. Ngira ngo ikindi kandi nanone abantu bitabiriye igitaramo cya King James benshi bagiye bagwa hasi bafatwa n'igihumure kubera indirimbo za King James zikora ku marangamutima cyane, by'umwihariko abakobwa bari bitabiriye iki gitaramo. Bamwe barize baravuga ati kubera iki twaje twenyine. Ngira ngo benshi mu bitabiriye igitaramo ni urubyiruko, abakobwa by'umwihariko. Abantu bari singo nanone bitabiriye iki gitaramo batashye bavuga bati kubera iki. Ari nacyo cyatumye abantu benshi bavuga ko iki gitaramo ari igitaramo cy'umwihariko, ari igitaramo cyakoze ku marangamutima y'Abanyarwanda, by'umwihariko urubyiruko. Bimwe mu byamamare byitabiriye iki gitaramo harimo nka Rock Kimomo ndetse Bruce Melody ndetse n'abandi benshi abantu batandukanye ba Element ndetse n'ibindi byamamare by'umwihariko bibarizwa muri muzika nyarwanda, ndetse nanone bakaba baje mu rwego rwo gushyigikira umuhanzi King James. Benshi bivuga ko ari nawe king cyangwa se ari we mwami w'umuziki nyarwanda. Byakomeje kugenda bisa nkaho bitungurana rero ubwo igitaramo cyari kigeze mo hagati, ibintu bimaze gushyuha, abantu bamaze gususuruka. Mu by'ukuri aho King James yacishijeho indirimbo ikomeye cyane y'urukundo izwi nka naramukundaga, abantu bakayagara, abantu bagasara, ndetse abantu baje gutungurwa igihe babonaga Rocky ndetse n'umukunzi we cyangwa se anuzwi nk'umusheri we barimo kubyina iyi ndirimbo. Mu by'ukuri ibintu byahise bitungura abantu benshi, baravuga bati iki si igitaramo ahubwo ni ibindi bindi. Uretse no kuba kandi benshi mu byamamare bari bitabiriye iki gitaramo cya King James, ngira ngo King James ni nawe umuntu uciye agahigo ko kukuzuza Big Arena ari umwe rukumbi. Mu by'ukuri ibintu bitajya bipfa gukorwa n'umuhanzi uwo ari we wese. Ngira ngo rero hagati mu gitaramo nibwo bamwe mu bafotogarafi cyangwa se mu bantu bafotoraga cyangwa se bari barimo bafata amashusho bicishije ku ruhande, basa nk'abakura kamera ku cyamamare kizwi cyane nka King James, berekeza kamera mu bafana, niko kuzumika uyu Rocky arimo kubyinana n'uyuzwi nk'umukunzi we. Mu by'ukuri ibintu byahise bitungura abantu benshi, barumirwa baravuga ati kumbi na Rocky yibitseho umukunzi. Mu by'ukuri ibintu byari bisa nkaho bitamenyerewe. Ngira ngo mwagiye mubyumva mu minsi yashize bavuga ko ari mu rukundo na Nyambo, gusa bikaza kurangira atari ko kuri nyirizina. Gusa kuri iyi nshuro byaje kugaragara Rocky yifatiye ku gakanu cyangwa se arimo abyinana n'uwo musheri we. Benshi mu bakunzi ba King James ngira ngo abari bitabiriye iki gitaramo, ngira ngo na Muyango yaje nk'umwe mu influencer cyangwa se nk'umwe mu bantu bavuga ari kumvikana muri sinema cyangwa se muri entertainment yo mu Rwanda, ndetse nawe yaje gususurutsa abantu, by'umwihariko abantu baza kumwishimira cyane. Nanone bavuga bati ni wowe wacu, cyane ko benshi mu bakobwa cyangwa se mu rubyiruko bamufata nka role model wabo. Ngira ngo nawe mu minsi ishize nibwo yari arimo atrendinga bivuga ko ari umwe mu ba boss lady cyangwa se mu bantu bafite imodoka zihenze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri rero benshi mu bakurikiye iki gitaramo bakomeje kugenda bibaza bavuga bati ese koko nibyo niko kuri King James ni muhanzi wa mbere mu Rwanda, cyangwa se dukomeze dukurikire The Ben ndetse na Bruce Melody uzwi nka 001. Benshi rero bakomeje kugenda babyibaza, ariko mu by'ukuri ngira ngo King James ibintu yakoze by'umwihariko yaciye impaka
cyane ko yemeje ko ari we muntu mu Rwanda ushobora kuzuza BK Arena ku giti cye. Ngira ngo benshi ni nacyo kintu bakomeje kugenda bashingiraho bavuga bati King James wacu niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda. King James rero bimwe mu dushya yakoze, ngira ngo abantu benshi bagiye mu gitaramo bari bazanye n'abakunzi babo, ngira ngo Rocky nawe nkuko twabivuzeho, hari n'abandi benshi bagiye bagaragara mu mashusho bisanzuye babyina baceza, ibintu by'ukuri nanone byakomeje kugenda bivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati King James ni uwa mbere, cyane ko by'umwihariko indirimbo ze ni indirimbo zikora ku marangamutima cyane. Nanone ngira ngo Rocky nkuko byari bisanzwe abantu benshi bari baraheze mu rujijo bavuga bati ese Rocky na Nyambo byaje kurangira gute, cyane ko mu minsi yashyize nibwo inkuru ye ndetse na Nyambo yakomeje kugenda itrendinga. Gusa kuri iyi nshuro Rocky yaje kugaragara mu gitaramo cya King James ari kumwe n'umukunzi we nyirizina. Mu by'ukuri ibintu byakomeje kugenda bivugwaho n'abantu benshi ndetse bikaza no kubashimisha, by'umwihariko bavuga bati King James mu by'ukuri watumye tumenya umuntu nyirizina cyangwa se umukunzi nyirizina wa Rocky Kimomo. Ese wowe ukurikije uko ubibona, ese urabona uyu mukunzi wa Rocky cyangwa se uyu mukobwa uri mu rukundo na Rocky bari fit cyangwa se bagaragara neza baberanye? Watubwira muri comment. Ku bantu kandi nanone batari bitabiriye ibi birori cyangwa se iki gitaramo cya King James, ngira ngo babwire ko ni igitaramo cyari kimeze neza kurusha ibindi bitaramo byinshi wigeze umenya, by'umwihariko ngira ngo kubamenyereye imiziki ya King James ni imiziki yibanda ku bihe by'urukundo cyangwa se ku marangamutima y'urukundo, ari nacyo mu by'ukuri cyatumye iki gitaramo cyitabirwa n'abantu benshi, by'umwihariko amakupure agiye atandukanye. Ngira ngo benshi mu bari mu gitaramo mwabonye kapo ya Kadafi, mwabonye kapo ya Rocky ndetse mwabonye kapo y'ibindi byamamare bitandukanye. Element nawe ngira ngo nawe mwagiye mubibona mu mavideo agiye atandukanye. Abenshi bari bitabiriye bari kumwe n'abakunzi babo, cyane ko igitaramo nk'iki by'umwihariko gikora ku marangamutima ntago umuntu yakijyamo ari wenyine, mu by'ukuri afite umukunzi. Ngira ngo mwagiye mubona abaceza, mwagiye mubona abafashwe n'amarangamutima akagwa hasi. Mu by'ukuri ni igitaramo cyakoraga ku marangamutima y'abantu benshi, cyane ko indirimbo zaririmbwemo ni indirimbo classic, ni indirimbo zisa nkaho zagiye zikundwa cyane, by'umwihariko izo King James yagiye akorana n'abandi bahanzi, ngira ngo nizo zagiye zibandwaho, ariko nanone akibanda ku ndirimbo zizamura amarangamutima y'abantu.